Maboko Empire twabasezeranije ko tugiye kujya dutembera hirya no hino mu gihugu, tukaganira n'abantu, tukareba uko biteje imbere, tukareba uko bakora ibintu byabo kugira ngo bihereze abandi isomo cyangwa se bigire icyo byabafasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ngewe rero mwumva kuri mikoro nk'ibisanzwe nitwa Celestin Ntawurushimana Maboko. Gaharwa twasuye nihe? Gaharwa iherereye hafi y'ikigo cy'ubushakashatsi ku buhinzi n'ubworozi mu Rwanda cya RIKA, cyahoze ari kaminuza ya RIKA yigisha ubuhinzi n'ubworozi, ariko ubu ikaba yaragizwe ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku buhinzi n'ubworozi. Gaharwa rero iherereye inyuma ya RIKA, niho twasuye abo bahinzi kugira ngo tugereyo tumenye ubuzima bwaho bwa buri munsi bumeze gute, ese ubuzima bwo mu cyaro ubundi ni ubuhe, ibyo tubona mu mujyi biva he, bitunganyirizwa he, bitegurwa gute. Reka rero tubagezeho ikiganiro twagiranye n'abo bahinzi borozi kugira ngo mubashe kugikurikira. Twasuye abahinzi borozi bahinga inyanya mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Gashora, mu kagari ka Mwendo. Turi kuganira hano n'umupapa w'umuhinzi borozi. Mwiriwe neza papa? Yego, mwitwa bande? Yego, murakoze cyane. Uyu munsi twabasuye hano mukorera ubuhinzi bw'inyanya, twifuje kuganira namwe bijyanye n'ubuhinzi bw'inyanya, uko bitegura kuva mu ihinga gufata urugemwe kugeza inyanya zeze zinatunganijwe abantu batangira kuzikoresha. Urakoze cyane. Tubasanzwe mu gihe n'ubundi cyo gutera imiti, biragaragara ko igihe cyo guhinduka mwakirenze mugatangira gutera mu murima. Uyu muti muri gutera n'urwanya udukoko cyangwa ufite akandi kamaro? Haba harimo urwanya udukoko, haba harimo n'undi uzifasha mu buryo bwo gukomera kugira ngo zidahura n'imbeho, rero bifite detani. Haba harimo n'andi moko yandi atandukanye agenda adufasha mu buryo bwo kurwanya udukoko. Yego, ubuhinzi bw'inyanya muri rusange ni akahe kamaro bubafitiye mu iterambere ryanyu rya buri munsi? Kuvuga ngo ubuhinzi bw'inyanya iterambere bukunda gutanga ku muntu wabuhinze, hari igihe ushobora kujya ku isoko ugasanga bimeze neza. Rero iyo bimeze neza, umunyeshuri ugomba kumwishyurira kandi nawe ukiteza imbere mu bundi buryo bugiye butandukanye. Ukabona n'uko uhemba abakozi, ukabona uko ubasha kugura imbuto cyangwa se imiti izatera izindi sezo ikurikira. Hanyuma se ni izihe mbogamizi muhura nazo cyane cyane muri ubu buhinzi bw'inyanya, ese mugerageza kuzikemura? Imbogamizi ukunda guhura nazo mu buhinzi bw'inyanya, kuvuga ngo kenshi na kenshi imbogamizi zibamo ni ubukoko. Noneho no ku isoko ugasanga byagenze nabi, ko wari ubyiteze atari ko bigenda. Hari igihe inyanya zereye rimwe hirya no hino mu gihugu, ugasanga igiciro kiragabanutse, cyangwa se wenda izuba rikaba ryinshi cyangwa imvura nyinshi ugasanga zirangiye cyane rwose. Yego, ariko iyo sezo yagenze neza, nibura inyanya ziba zishobora kunguka bingana iki ugereranije n'amafaranga wakoresheje? Wenda urugero, niba wakoresheje 500,000 cyangwa se 1,000,000 mu bijyanye no guhinga, kwita ku nyanya, guhemba abakozi kugeza umusaruro ubonetse, ni iyihe nyungu wenda ushobora guteganya? Ushobora kuba washoyemo 500,000
byagenda neza ukaba wabonamo nk'ibihumbi 300 cyangwa 200. inyanya Inyanya zerera igihe kingana iki? zerera amezi 3 n'igice. Amezi 3 n'igice, inyungu y'ibihumbi 200 kuri 300 birumvikana. Ariko icyo wenda umuntu ashobora gusengera ni uko sezo zijya zihura n'igihe cyiza, wenda utwo dukoko twabonekamo mukegera rabu ikagerageza kubafasha ku bijyanye n'iyo miti cyangwa se n'ubundi buryo bwo kwita by'umwihariko. byaba byiza rabu yisura nk'abahinzi kubera ko ubusimba nibwo butubangamira cyane. Yego, ubusimba burabangama ku buryo hari n'ubwo ushobora gushoramo ibihumbi 500 ugashiduka nta na kimwe cya kabiri kirimo, ukaba wahomba bitewe n'ubwo busimba cyangwa se sezo cyane cyane ubusimba n'isoko ribi. Ibi biganiro dukora bigera ku bantu benshi n'abakozi n'abayobozi ba RAB, akenshi bibageraho. Ni iki wasaba RAB cyangwa se Minisiteri y'Ubuhinzi muri rusange? Batwongerera imiti y'ubusimba, imiti y'ubusimba bakayihinduraho, kuko n'ubundi niba tubangamira cyane kuko mu gutera umuti uratera agasimba ntigapfa. Urumva igikenewe ni ukureba imiti bakoreshaga niba yujuje ibisabwa byose, cyangwa se bitewe na regiyo runaka umuhinzi yahinzemo, wenda ubutaka busharira cyane bitewe n'ikirere cy'aho hantu, bakareba ko bajya batanga imiti bakurikije igihe cyangwa se aho umuhinzi akorera, bakanabasura kenshi kugira ngo babashe kubafasha guhangana n'utwo dusimba. Bakumva n'imbogamizi tugiramo, mugiramo cyane cyane ibijyanye n'umusaruro, kuwugurisha no kuwutunganya igihe wabonetse. Ubu buhinzi bw'inyanya nibwo bwonyine mukora cyangwa hari n'ibindi mukora bijyanye n'ubuhinzi? Twebwe duhinga inyanya zonyine, tugahinga n'ibishyimbo. Cyane cyane twibanze ku buhinzi bw'inyanya. Ni iki umaze gukura mu buhinzi bw'inyanya muri rusange kuva watangira kubukora? Kuvuga ngo mu buhinzi bw'inyanya yewe ikintu umaze gukuramo ni ukuvuga ngo tureba mu buryo bw'iterambere ry'umuntu, reba ku cyo uba umaze kugeraho. Niba waratangiye uhinga akarima gato kafite metero 20 kuri 30, ugatangira noneho ukabona utangiye guhinga wenda nk'igice cya hegitari, bari iterambere. Umva ko iyo naryo ni iterambere mu buryo bw'ubuhinzi. Kuko ibintu biba byiyongereyemo haba hiyongereyeho igishoro. Igishoro nicyo gikora ibyo ngibyo. Ubwo rero niba naratangiye guhinga akarima ka metero 30, wenda nko kuri 50, ubu nkaba mbasha guhinga igice cya hegitari. Ni iterambere, kandi no muri icyo gihe ubayeho ubuzima bwa buri munsi wawe, ukomeza wishyurira abo bana ishuri na mituweli byose ukayitanga. Yego, ni ibintu byiza, ni igikorwa cyiza cy'iterambere. Njyewe nakubwira ngo kuraje, tuzajya tugerageza kubasura kenshi kugira ngo turebe aho ubuhinzi bwanyu bugeze. Tuje mu gihe cyo gutera imiti, tuzongera tugaruke zabaye ibitumbwe, tugaruke zatangiye kwera, tugaruke muri no gusarura, kugira ngo dukomeze tugenda kuganira. Noneho ikibazo nifuzaga kukubaza cya nyuma, ariko gishobora gutanga amasomo ku wundi muhinzi ukora ubuhinzi bw'inyanya ariko abukorera ahandi kure, ku buryo wenda atarisobanukiwe neza, wamubwira kuva mu itangira, kuva ku murama, mutera umurama nazo niba ntibeshye, yego, kuva ku murama kugera inyanya zitangiye gusarurwa, uko mugenda muzitaho umunsi ku wundi, kugira ngo nawe abashe kugira icyo yanoza mu buhinzi bwiwe aho bwaba butagenda neza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ibintu bigende neza, ni uko iyo uteguye ikintu ugiye kugikora, ugomba kubanza ukigirira icyizere, noneho ukagira n'umwete wo kugira ngo cya kintu gikorwe neza. Iyo rero ugize umwete mukeya, cya kintu uri gukora kirakunanira. Bisaba rero kugira ngo uhoremo kenshi, ugahozaho, no kwihugura kenshi na kenshi. Iyo ubonye hari icyo udashoboye, wegera bagenzi bawe bamaze igihe babikora, bakakugira inama, bakagufasha. Wabona hari ukuntu wenda bitari kugenda neza mu buryo bw'imbuto, ukaba wakwegera bagenzi bawe bakakugira inama, bamaze n'igihe kirekire, bakagufasha, n'ibintu bigakomeza neza. Urunyanya kuva ku murama kugera rusaruwe, ni gute mugenda murwitaho umunsi ku munsi? Ni ukuvuga ngo inyanya iyo kugira ngo ugende uzitaho neza, ni uko iyo umaze gutera
ugomba kurukurikirana ukajya ureba ko nta burwayi rufite. Iyo ari mu gihe cy'izuba ni ukuvomerera, ugashyiramo amazi ukareba ko nta burwayi zifite, none ugatera umuti. Mbese ni uguhora ucunga ureba ko nta mbogamizi irimo. Mu gihe cy'izuba se akenshi mwitwara gute? Mu gihe cy'izuba ni ugukoresha moteri muhira. Amazi menshi se ntabwo ashobora kwangiza inyanya cyangwa no muri zirakenera cyane? Oya, nta kibazo, ahubwo mu zuba nibwo ziba zikeneye amazi menshi. Bivuze ngo igihe cy'imvura nyinshi byose ntabwo ishobora kwangiza inyanya? Imvura nyinshi iyo iguye ari nyinshi irenze, ni ukuvuga ngo yangiza inyanya. Ubwo iyo imvura iguye ari nyinshi, ubwo nanone hahita hazamo konsomasiyo, tukongera imiti kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko hari n'igihe twongera imiti bikarangira bitunaniye bitewe wenda n'ubushobozi. Ufite ubushobozi bukeya mu mvura birakugora, ariko nanone waba ufite ubushobozi nabwo mu mvura bikagusaba amafaranga menshi. Ni ryari urunyanya rukenera umuti iyo ruri mu murima? Urunyanya rukenera umuti buri cyumweru. Bivuze ngo buri cyumweru ni ugutera umuti kugeza inyanya zose. Bisaba igishoro kinini. Bisaba umwanya, bisaba kuzitaho umunsi ku wundi kugeza zeze. Ni ukuvuga ngo inyanya utangira inyanya zikiri muri pipiniyeri ushyiraho umuti, none ugasoza zigahundura mu murima unashyiramo umuti. Nibwo tubikora. Harya inyanya nazo ziteza imwe? Iyo zeze biba birangiye cyangwa urakomeza ugasoza? Iyo zeze ushaka wasubizamo izindi nta kibazo. Turagushimiye cyane ku mwanya wawe, tugushimiye ku mahugurwa meza uduhaye. Tuzakomeza tubasure kugira ngo tuganire byimbitse ku bijyanye n'ubuhinzi bw'inyanya. Urakoze cyane. Ni iki wabwira abandi bahinzi b'inyanya bari hirya no hino mu gihugu? Ni iki wabwira RAB cyangwa se Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi? Icyo nabwira abandi bahinzi bari hirya no hino ni ukuvuga ngo nabashishikariza ko bagomba, abahinzi cyane cyane bahinga inyanya bagenzi banjye, nabashishikariza ko iyo bigenze nabi utagomba guhita wivumbura ngo uvuge ngo ndabiretse, ahubwo ukomerezaho bitewe n'uko wumva igishoro kingana, noneho ukazagira ute, ukazareba ikizavamo. Nta gucika intege muri makeya. Ni iki wasaba RAB cyangwa se Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku bijyanye n'ubuhinzi cyane cyane ubw'inyanya ko aricyo gicuruzwa? Ni ukubasaba kujya badusura kenshi na kenshi, tukababwira imbogamizi. Nk'ubu ngewe nkorera muri uyu murenge wa Gashora, nkorera no mu murenge wa Rweru kuko niho ntuye. Ubwo rero urumva ko nk'ubu ngubu duheruka kuganira na RAB hashize nk'imyaka nk'ibiri. Ngewe nicyo gihe ntarukira kubabona baza mu murenge wa Rweru. Ubwo rero tuba dukeneye abadusura tukababwira imbogamizi dufite kugira ngo mumenye n'icyo mushobora guhindura imikorere yanyu. Hari n'igihe twababwiye ngo hari agasimba tuba dufite k'urunyo, yego n'ubu ngubu karacyahari, ariko ubu ngubu mu gihe cy'izuba kenshi na kenshi nko mu mpeshyi ntiduhinga inyanya kubera ku gasimba. Twabuze umuti wako mu gihe cy'izuba. Mu mvura nibwo gapfa, ariko izuba ryava kakaba kenshi. Imbogamizi rero dufite ni uko tutajya tubona uburyo mbese twakominikana nabo cyangwa se ngo badusure banatuganiriza bumve ikibazo dufite kugira ngo babafashe no kugikemura. Ni ukuvuga ngo biramutse bibonewe uburyo bagahamagaza wenda bakavuga bati abahinzi n'aborozi bo mu murenge wa Gashora cyangwa se mu karere ka Bugesera duhurira aha n'aha, mwebwe nk'abahinzi mwabonye iryo tangazo twaboneka babitubwiye. Yego. So ubwo ikigorana ni uburyo RAB igenda ikominikana n'abahinzi n'aborozi hirya no hino kugira ngo babashe kumva ibibazo byabo, babashe kubikemura, kuko ntekereza ko RAB ntabwo yabura ubushobozi bwo guhangana n'indwara z'igihingwa runaka, ahubwo usanga ikibazo ari ayo makuru atagerera ku bantu ku gihe cyangwa se kuba basura abantu bose hirya no hino cyane bitoroha. So turagerageza ibishoboka byose. Hari uburyo dushobora kureba kuri interineti tukabona nimero zabo, tuzagerageza nabo kubavugisha. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzareba ko hari impinduka zishobora kubamo. Murakoze cyane. Murakoze.